Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turabashuje kuri True Salvation TV, tubahaye ikaze hamwe na FGD muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Imana bagire neza, turabakunda kandi turabishimira, mukomeze mugubwe neza aho muri hose. Haleluya. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, tugiye kureba ibintu nka bine bitera umuntu kwizenguruka. Ese niki gituma umuntu yizengurukaho? Niki gitera umuntu kwizengurukaho? Umuntu agakomeza kwizengurukaho senga, umuntu agakomeza kubona mu buzima buguma bwizengurukaho. Tugiye kureba ese niki kibitera, niki gituma umuntu yizengurukaho, ubuzima bwe bukaguma bwizengurukaho kandi asenga kandi akijijwe kandi yumva nyine ntako atagize. Turebe niki kibitera, iki kibitera. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cya mbere, katuanze dusome Petero wa mbere 5:7. Petero wa mbere 5:5. Petero wa mbere 5:7 yaravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Haleluya. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze, ibongerera imbaraga nimara kubabazwa akanya gato icyo n'ubutware by'Uwiteka. Amen. Haleluya. Haleluya. Aya magambo araryose, sinzi niba mwayumvishe neza ariko ushobora no kongera kuyasoma. Ari muri Petero wa mbere 5:7. Ikintu cya mbere gitera umuntu kuba yakwizengurukaho, ikintu cya mbere ni ukutagirira Imana icyizere. Yesu ashimwe cyane. Kutagirira Imana icyizere. Kutagirira Imana icyizere kandi uzi yuko burara ukuntu umuntu ajya mu bintu agasenga akazegera ugavuga ngo Mana ndakubabariye, ngo ibi ngibyo ukajya usenga ariko wumva ko ari Imana ishobora n'ibindi Imana byayinaniye. Ukajya mu buzima ukavuga Imana ku munwa ariko umutima wawe utayizera by'ukuri. Hari ijambo rivuga ngo banyambaza iminwa ngo imitima bikamba kure, kandi Imana yacu idiringa n'imitima, ikorana n'umutima. Ikintu bita umutima nicyo kintu cya mbere Imana ikorana nacyo. Umutima ngo murinde imitima yanyu kuruta ibintu byose birindwa, kubera ko ari by'ubugingo bikomoka. Wajya mu murimo w'Imana, wakorera Imana, wagira gute, ariko Imana irimo irakorana n'umutima wawe. Ushaka kubikora ngo barebe, ushaka kubikora ko ari inshingano baguhaye zo gukorera Imana mu nshingano mu itorero, kubera ko ugomba kubikora, ariko umutima wawe byiringiro byaragukamutsemo, umutima wawe kwizera kwarashiyoyotse, ukirengagiza ijambo rivuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma ngo ntabwo nzamwishimira. Ngo umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera, nicyo kizakubeshaho nta kindi. Kuba ufite umutima wakamutsemo ibyiringiro, kuba ufite umutima utizera Imana, udafite Imana icyizere. Ngo umutima wanjye ngo umukiranutsi ngo abeshwaho, azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma ntabwo uzamwishimira. Ntabwo umutima wanjye, ntabwo Imana izakwishimira. Wiba muri ubuzima wumva ibyiringiro byarashize kandi ukorera Imana kandi usenga uyivuga. Ni hamwe tuzabwiriza tuvuga ijambo ry'Imana abantu bakumva ni ibintu by'ibinda bimenyereye. Ba mu buzima ugere ku rwego wumva ko ijambo ry'Imana rigomba gukorera, rigomba kuguhindura ibintu mu buzima bwawe, rigomba ijambo ukarigenderamo kandi ukagenda ubona resulta, rigashora imizi muri wowe, rigasigara riri ubuzima, ukagendera mu buzima bushoye imizi mu ijambo ry'Imana. Ibyiringiro rimara kugushiramo kwizera, kugira Imana icyizere. Biri tubwira abantu batatu bari inshuti ya Yesu, bavandimwe batatu, Lazaro, Marita na Mariya. Igihe kimwe umusaza wabo arapfa, mushiki we aza kuvuga ngo ariko Yesu ajya kubasaba, baramuhamagara ati mwigisha ukunda yarwaye, mwigisha arabihorera kugeza n'ubwo apfa. Bahita babona nyine ko birangiye arapfuye. Yesu rajya kubasura bari mu kiriyo,
arangije umuvandimwe aramubaza ngo ariko mwigisha ngo iyo uza kubahanga ntabwo umuvandimwe wanjye ari kuba yapfuye. Yesu aramubwira ati ariko aramubwira ngo ariko noneho umushiki aramubwira ngo ariko nzi ko n'ibyo usaba data ngo Imana yabiguha ngo nzi yuko azazuka. We yumvaga nyine ko azazuka. Aravuga ati Yesu aramubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Njye ndabyizeye. We aramubwira ngo ndabyizeye nyine bizaba nubishaka azazuka. Ariko Yesu yumvaga yarimo aramubwira yuko niyizera aribone Imana, niyizera aribone umurimo y'Imana. Ni nko kugira ngo Imana ndabizi ko bishoboye ibi, ndabizi ko wabikora. Ariko ngenzi ko abantu bajya bageragezwa bakagera ku rwego bumva bari Imana. Iki cyo basi ikindi cyabyarananiranya ku iki cyo Imana icyo uzakihorere. Ngenzi abantu babarira Imana. Nge ntago ndi kubihimba, ndabazi akubwira yakubwiraga ati iki Imana mbona mu ijuru cyarananiranye bandi izikorera ibi cyangwa se dufite ibihamya by'abantu bategereje abana igihe kinini, bategereje ingo, bategereje urushako igihe kinini, bategereje abatware bakumva byarangiye bagahita biyakira. Ariko igitondo cy'Imana ikabatunguza ineza yayo, ikabatunguza ikabereka imbabazi zayo, ikabatunguza ubuntu bwayo, ikabatunguza Imana, ikabatunguza imirimo yayo. Kandi bo baramaze kwiyakira bavuga ngo iki cyo ntukabare Imana ko ushobora byose. Ntabwo ari kimwe ikora byose. Imana yacu ishobora byose, ntabwo ari kimwe. Ntabwo Imana yacu ishobora kimwe, ishobora byose. Haleluya. Ntabwo ari kimwe, ntabwo ari bibiri, ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Iyo wayigiriye icyizere ukayizera ukayiringira, Imana ibasha guhindura ibintu byose byanze guhinduka. Haleluya. 146 muri Zaburi 5 haratubwira ngo hahirwa umuntu ufite Imana Yakobo mutabazi, akiringira Uwiteka Imana ye. Uyu muntu arahirwa, umuntu ufite Imana nk'umutabazi wayo, nk'umutabazi we, ngo akiringira Uwiteka Imana ye, niyo waremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose. Akomeza umurava iteka ryose, aca imanza zitabera zirenganura abarengana, agaburira abashonje ibyo kurya. Uwiteka ni wohora imbohe, Uwiteka ni wumura impumyi, Uwiteka ni wemesha abahetamye. Niyo wakwemesha we wahetamijwe n'ibibazo, wowe ufite ibibazo n'agahinda. Ni ikintu cya mbere gituma abantu bizenguruka no kutagira Imana icyizere, kutayizera, kutumva ko ibishoboye. Nkuko mushiki wa Lazaro yavuze ngo ndabizi ko uzabikora. Yesu avuga ati ntago ni nona. Nkuko avuga ngo mwami ndabizi ko ujye ubikora, ngo ndabizi wenda nubishaka. Umutima wanamutsemo kwizera. Igitangaje koko yize Yesu yakoze imirimo y'Imana, yakoze ibitangaza aho ngaho baratangara. Yarambwiye ngo ni wizera, nawe ni wizera. Ndakubwira ngo ni wizera abone imirimo y'Imana, ni wizera ibintu birahinduka. Ariko hari igihe tuvuga umuntu amara igihe asengeye ikintu akanamuka. Iki kintu cya mbere kigutera kwizengurukaho, kutagirira Imana icyizere. Yesu yaravuze ngo munyiza ntazakorwa n'isoni, ngo kandi ngo bamwiringiye ngo uhanye n'imisozi Siyoni itabasha kunyeganyezwa. Abo bari strong. Aravuga ngo abantu bumva amagambo yanjye bakayakomeza, bahanye n'umuntu batsinzuye ku rutare. Imivu n'imiraba biraza bigakubita igasigara strong. Ngumva amagambo yanjye ngo ntayakomeze, ngo ameze nk'umuntu ngo wirebera mu ndererwamo yarangiza kwibagirwa. Igihe cyose uzabwirwa amagambo y'Imana ukayasiga aho ngaho. Niwe hamwe Yesu yigeze avuga aca umugani w'umubibyi wagiye kubiba, imbuto zimwe arazigwa haha, ngo zimwe zigwa mu mahwa, zigwa ku kara, ngo amahwa araziniga, zigwe ku kara, zigwa ahantu hari ubutaka, zimwe zigwa mu nzira ngo barazikandagira, izindi zigwa mu butaka bwiza ngo zera imbuto. Yesu yarimo aratubwira abantu imitima iza mu nzu y'Imana, imitima iri muri urugendo ivuga ko iz'Imana. Iyi mitima irakijijwe, imbuto iraza ikabibwa. Ngo bamwe ngo amaganya araza, ngo mwakira imbuto y'Imana munezerewe mwishimye, ngo mwagenda ngo amaganya n'ubutunzi by'isi ngo bigahita biniga. Niyo yamahwa ngo yayinize, ngo abandi bakazikandagira, ngo zaguye mu muhanda ngo zirakandagirwa. Ukakira ijambo ry'Imana unezerewe wishimye, ukagenda amajwi ya Satani akagutegera ku muryango. Ariko buri bintu bababwira igihe babikubwire umuntu atari ibipindi, ngo amaganya y'isi ngo araza agahita niga ya mbuto. Ngo ari kumva ijambo ry'Imana ngo akaryemeza, akaryakira, akagenda anezerewe, ngo riragenda ngo rikera imbuto nyinshi. Ikintu cya mbere kiguteye kwizengurukaho ni ukutagira Imana icyizere.
no kutizera Imana, kumva ko ibintu byananiranye Uwiteka bishoboye. Dusoma ijambo muri Zaburi 45 ijambo 46 ngo niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, niyo ifumiri, ngo niyo ihetamisha abahitamye, niyo ikora ibintu bikomeye, niyo twahasomye muze kuhasoma. Havuga imirimo y'Imana, havuga uko kw'Imana uburyo ki ari kugari, gukora ibintu byinshi bikomeye, guhindura ibyanze guhinduka, gutanga ubuzima ku bidafite ubuzima, guhindura ibintu byose ubona byananiranye. Kuko Imana iko gushyira ibintu ku murongo, ibyananiranye by'ubona udafite igisubizo imbere y'Imana byose biroroha. Kuko imisozi iri imbere yacu Imana igihindura amataba tugatambuka twene. Haleluya, haleluya. Kugira Imana icyizere. Imana igeze ituma Mose ngo jya kubwira Abayisiraheli, ngo jya kubwira Abayisiraheli babwire ngo nzabakura muri iki gihugu, ngo genda babwire ABCD. Imana ngo muzava muri iki gihugu, muzajya kunkora, muzajya muri cy'amasezerano. Ijambo ry'Imana arambwira ngo bananiwe, ngo babuzwa kumwumva, ngo kuguma barumwishe bafite. Hari Imana ivuga, hari Imana ikubwira ukananizwa kumva Imana kubera agahinda n'umubabaro ufite, bigatuma utagira Imana icyizere. Ngo bananirwaga kumwumva, ngo kubera ibibazo byinshi, ngo kubera bananijwe kumwumva kubera umubabaro n'agahinda bari bafite. Ako gitondo kimwe Imana iritamura, Imana igitamura, Imana ijya yitamura, Imana igiseruka mu buzima bw'umuntu, Imana igihindura ibyanze guhinduka. Cyo nkunda Imana, Yesu ashimwe. Imana ifite amaboko magari. Imana ibwira Mose, Imana yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo ngo nge nduwo ndiwe. Haleluya, haleluya. Ngo njyewe nduwo ndiwe, uzabarekura bagende, ubemejwe n'amaboko akomeye, uzabirukana, aya maboko yanjye azakwemeza ubarekure bagende. Haleluya. Hari igihe Imana igibona wananiwe yo ikimanukira. Icyubahiro cy'Imana cyaramanutse, ariko Imana ni data, Imana ni nziza, Imana ni inyembaraga. Imbaraga z'Imana nje kukubwira ngo ugire Imana icyizere, nje kukubwira ngo wizere Imana bushyashya, wongere uyikomeze, wongere wumve ko ibyananiranye. Imana idakangwa n'iminsi n'ibihe, ntabwo Imana ikangwa n'iminsi, ntabwo ikangwa n'igihe ibintu bimaze, ntabwo ibyo bikanga kubera ko niyo nyiri ibihe yabigira elastike ku buzima bwawe. Igihe ibihe yabirambura, imyaka ikakujyana ikayigira migari, wavuga ngo imyaka yaragiye ngo naratindijwe ngo ibyanjye byarakerewe, ikayigira elastike, ikaguhora kubyara, ukabona buzukura. Ibyo byose Imana ijya ibikora, nta gihe kijya kiba kirekire, nta gihe gitakara imbere y'Imana, nta gukererwa kujya kubaho imbere y'Imana. Imana ufite icyizere byose birahinduka. Igihe cyose tutitaye ku gihe bimaze, Imana ijya ibasha kunyuranya ibihe. Icyubahiro cy'Imana cyaramanutse, ngo Imana yitegereza amagare y'Abayisiraheli, amanyegiputa bakurikiye Abayisiraheli, ngo yitegereje ngo amagare yabo ngo agenda aruhanyije, ngo yarabitegereje gusa bacikamo igikuba. Uzi kubitegereza nta kintu Imana ikoze, kubitegereza gusa. Imana yakwitegereza ibikuruhije imyaka, Imana yakwitegereza ibiguhetamije, Imana yabyitegereza ikitegereza abana b'abagome, abashidodi, yakwitegereza abakora iby'ubukonikoni ngo bakurushye baguteze umuro, yabitegereza bagacikamo igikuba. Haleluya. Imana yacu ni data, Imana n'umunyembaraga, Imana irashoboye, Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Ngiye kubwira ngo ugirire Imana icyizere, izere Imana, uyizere. Ko Yesu yaravuze ngo izi mbuto zimwe zaguye ku kara ziruma, ngo namaganya atuma mutakira ngo imbuto ziragiye muri mwe zere, ngo zimwe zaguye mu butaka bwiza ngo zere imbuto nyinshi. Nje kukubwira ngo Imana ifite imbaraga, wigirire icyizere. Haleluya. Ikindi kintu cya kabiri gituma abantu batizengurukaho ni ukudasenga uko bikwiye. Ni ukudasenga uko bikwiye, ugasenga igihe uboneye umwanya, ugasenga igihe wumva bikujemo, ugasenga igihe wumva. Ntabwo gusenga ari ugusenga igihe umuntu abishakiye. Nk'uko uzi kurya ukagaburira umubiri, ugafata breakfast, lunch and supper, ugaburira umubiri, menya ko n'umuntu w'imbere nawe akeneye kugaburirwa, akeneye gusabana. Imana ni umwuka, ngo abayisenga ko bayisenga mu kuri no mu mwuka. Tugomba gusengera Imana mu mwuka, mu kuri ariko kuri ku ijambo ry'Imana tuguhagazemo, tugasenga tukikonekta n'umwuka, ko Imana yacu ni umwuka. Kandi umuntu w'imbere ni wakonekte n'Imana, agomba kugirana ibihe nayo, agomba kugirana ibihe. Imana ikaguha amakuru, Imana ikakuyobora. Amasengesho, isengesho rihindura ubuzima bw'umuntu, isengesho rifite hishurirwa, ni isengesho rifite ikerekezo. Ntabwo ari ugupfa gusenga. Impamvu mbizengurutseho ntabwo uzaho kubita,
urimo urarasa ibumoso wagakubisa iburyo. Imana ikubwira aho urasa, iguha strategy z'urugamba, ikubwira uko urwana. Iyo watindanye n'Imana igenda ikwiyobora ikakubwira gahunda zose uko zimeze, ukuntu urugamba ruteguye, ikakubwira uko urwana. Ntabwo uzasenga igihe ubishakiye ngo ubone impinduka mu buzima bwawe. Niba ushaka kubona impinduka, senga uko bikwiye. Daniel yari umugabo ukomeye w'icyubahiro cyinshi cyane, ariko ntabwo yigeze abyirata avuge ngo njyewe mfite ibihagije. Ngo yasengaga ubudasiba, agasenga 3 ku munsi. Nje kugira ngo shaka Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Haleluya. Senga amanywa nijoro. Yesu yaravuze ngo musenga ubudasiba mutagwa mu moshya. Amoshya ni menshi, uzasanga ibintu amoshya ni menshi. Niyo mpamvu yavuze ngo musenga ubudasiba mutagwa mu moshya. Amoshya ni menshi. Yesu nashimwe cyane. Iki kintu gitera umuntu kwizengurukaho. Bigutera kwizengurukaho. Yesu ashimwe. Kubera ko igihe impamvu bigutera kwizengurukaho, ahantu wakamaze nk'imyaka 5 ushobora kwamara imyaka 10 uri muri izengurukaho, ntabwo uzi uko usenga, ntuzi icyo uri bukubite, ntuzi icyo uri busengere, ntuzi icyo urwana cyo, ntuzi n'imyuka ikurwanya, ntuzi niba ari ibicaniro by'iwanyu, ntuzi niba ari ibyaho washatse, ntabwo uzi niba ari imyuka y'abarozi, ntabwo uzi ibitero, ntabwo uzi niba ari amashuri, ntabwo uzi ntuzi intambara uri kurwana nazo. Niyo mpamvu kubita ari ugakubita hino ukizengurukaho, kubera ko ntabwo uzi ahantu, ntabwo uzantu uri bukubite. Cya gatatu, kutaba amaso. Uhora ukanuye. Shobora ngo umuhore mwiteguye, bamatabazanya hore yaka. Iyo umuntu yiteguye ntabwo aterwa gutyo. Iyo witeguye watewe urabimenya. Satani akomanga yigura umutwe yamubonye. Iyo wabaye maso ntabwo utungurwa. Ngo musenga ubudasiba mutagwa mu moshya. Iyo utabaye maso uratungurwa. Yakavuze ngo umuhore mukenye amatabazanya hore yaka. Nje kubwira ngo ube maso. Ba maso. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo iherezo rya byose rigufi. Mugira ubwenge mwirinde ibisindisha. Mubone uko mugira umwete wo gusenga. Mugira umwete wo gusenga. Yesu nashimwe cyane. 5:7 yavuze ngo muyikoreze amaganya. 8 ngo mwirinde ibisindisha mube maso. Ibigusindisha ni amaganya, ni kagahinda. Ibigusindisha byaba ukaba busy, ugahugirwa mu kazi, muri business ugatwarwa, ugahuga mukawera, ugahuga mukara kabura haca ngo avuganire nawe. Ugahuga Imana ikabura ahantu ica kugira ngo mve iki Imana ivugana nawe. Ukamuza bwo kwizengurukaho nta cyerekezo. Kuko ntabwo uri gusenga ubudasiba. Haleluya. Ntabwo turi kwirinda ibisindisha. Ijambo ravuze ngo muyikoreza amaganya uko yita kuri mwe, ngo mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu ahora azerera, ngo arimo arivuga nk'intare, ngo ashaka abaconcomera. Haleluya. Ngo ari gushaka abanaconcomera. Iyo urangaye araguconcomera, iyo urangaye arakurasa, iyo urangaye sako dora turi maso, turi strong. Icyakane ni ukuba maso, ugahurukanuye kugira ngo umwanzi ajye kwegura umutwe wamubona. Birakwiye ko amaso kugeza ugakantu kose kajya kuba wakamenye. Ba maso. Ngo umurezi wanyu ahora azerera yivuga ngo ashaka kubaconcomera. Mumurwanye mushikamye mufite kwizera gukomeye. Navuze ngo kutagira Imana kize no kutayizera. Bigomba kufite ngo kwizera gukomeye. Ngo mumurwanye nawe azabahunga. Nimwegera Imana izabegera. Niwegera Imana izakwegera. Iyo utabaye maso ukora ntago ikintu nagukorera ibintu mu gihe wakagikoreyemo. Iyo ubaye maso byose bera mu gihe. Ariko iyo baye kurangara wizenguruka igihe kikagucikana. Ibintu byakabereye mu gihe ntago bera mu gihe. Haleluya. Ibyo wagakoze uravuga ngo ntago ibintu bikorerwa mu gihe cyabyo. Wagasengera Imana ikoreka ibintu usengera, nzabanyasenga. Nabo kora iki ngiki. Nyegera nkugire neza ibintu nje gukuramo. Ukabisunika ibyo wagakore ntukabibyo wakore mu gihe ntubikore ngo nzaba mbikora. Ariko iyo wabaye maso ukaba maso, igihe cyo gutabarwa kwawe kirihuta. Imana igutabara vuba, urengerwa vuba utaratagangara. Mu gihe Imana agomba kubikoza ibintu runaka, igihe ibintu yagomba kubikoza wararangaye. Kandi ngo mwirinde ibisindisha kugira ngo
mubone uko musenga, ngo mube maso mwirinde ibisindisha. Yesu aravuga ngo muri Yohana ngo muhore mukenyeye amatabaza yanyahore yaka. Muhore mukenyeye Matayo, muhore mukenyeye amatabaza yanyahore yaka. Muhore mukenyeye amatabaza yanyu nahore yaka. Hari umugani yaduce abagore abakobwa bapfapfa 10, abakobwa bapfapfa 5, abandi bapfapfa batarinze, batabaye maso, umukwe arindaza. Hari igihe sazaza utabaye maso ntumenye ko yaje, hari ugutabarwa kuzaza ntumenye ko igihe cyageze, hari igihe cyo kwizengurukaho. Imana ibakubitira umwuka wo kwizengurukaho, mube maso. Icyanyuma ari cyo cya 4. Haleluya. Kutamenya. Ijambo ry'Imana rambwira ngo numenye ukuri kuzabatura. Ngo ariko ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya. Kutamenya icyo wagakoze mu gihe cyacyo, kutamenya icyo ubanza n'icyo ukurikiza, kutamenya icyo Imana igushakaho, kutamenya umugambi Imana ku buzima bwawe, kutamenya no kudasobanukirwa inzira, kudasobanukirwa inzira ucamo, kudasobanukirwa, kutamenya umugisha wawe uri, ugakubita hirya hino. Imana ikavuga ngo ikakubwira nako si hari igitana kubona kwibona uko ikubwira, ikifuza ko waca aho ugaca hanga, ikakubwira ngo umugisha wawe uri muri ibi ngibi. Umugisha wawe mu kunkorera, ukajya muri business, ukajya kwizenguruka ugafata ubusa, ukajya gushaka akazi, ukajya kwirwanirira. Imana ikakubwira ngo wowe mugisha wawe uri muri biro, uri mu bureaucrat, ukajya gupfundikanya muri business, cyangwa se ukabwira umugisha wawe muri business. Kutamenya bitera umuntu kwizengurukaho, kuko ntabwo ubuzi icyo ufata, ntabwo ufata hirya no hino ugakubita hirya no hino. Ikintu cya mbere umuntu wese akeneye muri ubuzima no gusobanukirwa icyerekezo cy'Imana, icyerekezo cy'Imana ku buzima bwawe. Imana irakwerekeza, Imana iragushaka he, umugisha wawe uri he? Ipfundo ry'umugisha ripfundikiye he kugira ngo uripfundure? Haleluya. Hari umugisha Imana yaguteguriye, hari umugisha Imana yateguye mu biganza byawe, hari umugisha uri mu biganza byawe, hari umugisha Imana ibaraguteguriye. Ariko umugisha kugira ngo umitingane na, kugira ngo uhure nawe, kugira ngo umugisha wicaremo, ukeneye ko Imana iguhuza, ukeneye ko Imana iguhuza n'umuntu ufite ibyawe, ukeneye ko iguhuza n'ibyawe. Ukeneye kumenya icyo Imana ishaka gukora mu gihe cyacyo, ukeneye kumenya icyo Imana yifuza ko wakora, ukeneye kumenya icyo Imana igushakaho. Imana irashaka ukore gute? Hari igihe ushaka gukora icyo Imana itari gushaka gukora ako kanya. Hari aho Imana igushaka, hari n'iki gushakaho. Kora icyo ngicyo. Wigendera ku marangamutima yawe, wigendera ku marangamutima y'abantu, wigendera ku byo abantu bashaka, wigendera ku byo abantu bifuza. Gendera ku cyo Imana ishaka. Imana yacu ishaka ko ucahe, Imana yacu ishaka gukora iki? Imana ishaka ko ukora iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishaka ko ukora iki? Imana ishaka ko uca hehe? Ibyo bisobanukirwe kandi ubyiteho cyane, kugira ngo udakomeza wizengurukaho biguhitana, abandi ubona bagenda bagera kure, abandi bagera ku byo Imana yavuganye nabo, wowe uri aho ngaho utazi icyo ushaka, utazi n'icyo ufata. Kuko umuntu wese utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Birakwiye kuba muri ubuzima uzi icyo ushaka, kandi iyo uzi icyo ushaka aho cyakunyuza hose urahaca. Iyo uzi icyo ushaka, iyo ikintu ushaka cyose aho cyagucisha n'icyo byagusaba byose urabikora, ariko kugira ngo ukigereho. Icyo Imana yagushakaho n'icyo Imana ivuga, niba ari ugusenga, niba ari ugukora ikintu icyo ari cyo cyose byagusaba gukora, ujye ugira umutima umaramaje. Umutima udafite kumaramaza biragoye ko wahindura gakondo yawe. Kwinjira muri gakondo bisaba imbaraga, kwinjira muri gakondo bisaba guhaguruka ugahagarara. Imana yacu ibaha umugisha. Data wa twese mwiza, bagire neza, abakore ku maso b'ishuri byagira umumaro, aharura inzira, atembesha imigezi mu butayu, avomere bidaturwa. Imana yo mu ijuru bajya imbere bamurikishe maso, ibamurikire ngo niyobore intambwe zacu, iyo iziyobore. Kandi rega amasezerano Imana yaduhaye utayihamagaye uyibutsa. Ibintu Imana yatubwiye dufata aya magambo yatubwiye tukayazana mu buzima bwacu, tukayagenderamo akabuzima agatangira gukora. Iyo ubifashe ukabigenderamo birakora. Imbabazi z'Imana zibabeho. Data akomeza biteho abarwayi intambara zose, tubakunda kandi tubitayeho.
turabanezerwa cyane umwanya mufata mu kumva ijambo ry'Imana. Abarwana intambara iz'uburyo bwose buri wese amukore ku maso nk'uko birimbwira ukuntu Imana yakoze ku maso Hagari ikamufukurira bakabona ahamwe. Imana ibagire neza ibiteho muri byose. Shalom shalom.